Nubwo ukenye nawe uzakira, dore impamvu mfite ingingo indengera, ni ukuvuga ngo uyu munsi hari akazi urimo gukora kakwinjiriza amafaranga, ukajya kureba mu cyumweru ukisanga nyine nta mafaranga ufite kandi ukora buri munsi, buri gihe ubyuka mu kazi nyine buri munsi ubyuka ujya mu kazi ariko nyine ugakora ugasanga nta mafaranga ubika. Banza urebe ese ibyo bintu birimo gutuma utabika amafaranga ni ibintu bya nyabyo. Nusanga ayo mafaranga urimo gukorera icyumweru ukwezi kujya kurangira ugasanga ufasha famiye yawe, wenda nta kintu bafite cyo kurya, wenda nyine hariho utuntu twinshi nyine usanga ufasha famiye, cyangwa se ugasanga ni mushiki wawe ari mu mashuri niwe ugomba kuba wamurihirira, ugomba kuba wakwishyura minerivare. Nusanga amafaranga yanyura muri ubwo buryo utazagira ubwoba bw'uko uzakena, oya ntabwo uzakena. Ibyo urimo guteka umunsi umwe uzabyarura abantu bose bagize gute batabitekerezaga. Ako ngako ugomba kuba wakabika ukakamenya. Ikindi ugomba kuba wamenya, niba ubyuka mu gitondo ukajya mu kazi ukabona ukwezi kurarangiye ariko ugasanga nyine usigaranye amafaranga make ako wakoreraga. Reka nguhe nk'urugero, hari igihe uba ukorera ibihumbi wenda 200, noneho ukwezi kwajya kurangira ugasanga ukuyemo amafaranga yo kwishyura inzu, ukuyemo amafaranga yo kwivuza, ukuyemo amafaranga y'ibiribwa nyine bizajya urya, ugasanga usigaranye wenda amafaranga make agera mu bihumbi 10. Ntuzagira ikibazo, buriya niko ubuzima bwawe buba bubayeho, keretse niba ubaho mu buzima buri munsi y'ibyo winjiza, buri hejuru y'ibyo winjiza, ukaba wenda winjiza 200 buri kwezi ariko ukaba uri mu nzu wenda y'ibihumbi 100-150. Aho ngaho urimo uribeshya cyane, gutera imbere bizakugora. Ariko niba uzi ko ihembwa 200 ukaba uba mu nzu y'ibihumbi 20, wishyura 20, binumvikana hasigara 180. Noneho ugasanga ibyo ukoresha byose ugasagura, niyo wasagura ibihumbi 10 wowe yabiri, kuko bajya bavuga ngo ntabwo ikibazo ari amafaranga uhembwa, ikibazo ni amafaranga winjiza cyangwa se usevinga. Kuko ushobora guhembwa 200 ugasanga yose yagushyizeho, ukagira nyine ugacika intege, ukavuga ngo ubuse wahaye amafaranga ngo ubu ngubu umuntu ukorera 200 ngo gute yakizigama 10,000. Nubitekereza gutyo bizakugora. Wowe yabika uko ameze, niyo yaba 5 yabike. Hari igihe kizagera wisanga wagejeje 50,000, noneho ukundi kwezi uzigomwa uvuga uti wahaye noti muri uku kwezi natafata 50, mwirengagiza ibintu byose narindimo ngafata 50, ngatanya shyira kuzura 100. Ako niyo kamaze kuba kakuzamo ukavuga uti ibiharwe. Iyo tuvuze igiharwe ni nk'uko waba ufite 70,000 kuri banki, ukavuga uti ariko banki ko buri kwezi hari amafaranga ikata, kuki barimo gukata ku 70,000? Kuki natafata 30 mwayashyirayo akuzura 100, ibiharwe bikavamo. Hari ukuntu ufata amafaranga 100,000 ukayashyira kuri banki, noneho ukarenzaho n'ayandi bazajya bakataho, niba ari 50 ku kwezi, niba ari 100 ku kwezi, ukavuga uti ntabwo nibushyiraho 100,000 bifunze, reka nshyire ibihumbi wenda 105. 5 bibe bya bindi byo kuvuga ngo ukwezi nibundi bakuraho imisoro yabo, utuntu nk'utwo ngutwo, 100 ryo rizagume rifunze ribitse. Twatangiye tuvuga tuti hari ukuntu ukoresha amafaranga uyashyira mu bintu bya nyabyo, famiye, abana b'iwanyu, wenda ni wowe ubareberera nyine nta bushobozi bafite, aho ngo ntugire ikibazo. Nanone turavuga tuti niba ukorera amafaranga 200, ni urugero nkuhaye, ushobora no kuba ukorera 20,000, wowe utazagira isoni ngo utinya kujya mu itsinda. Dore rero akantu keza ko kujya mu itsinda, amafaranga ushyize mu itsinda ntabwo uyakenera ngo bayaguhe, byaterwa n'itsinda ugiyemo iryo ari ryo. Itsinda baravuga ati wenda rimara umwaka, bakavuga bati buri cyumweru uzajya ushyira wenda 1,000 ku mwaka, urumva waba ufite 50 na bingahe, 52 ku mwaka, nta nyungu irimo. Hagiyemo inyungu wakisanga ufite ibihumbi hafi 65 cyangwa 70. Urumva icyo kintu ngo ni ku mwaka ku muntu utura 1,000. Iyo utura 2 ku mwaka usanga ufite hafi ibihumbi 105, cyangwa se ugasanga ufite ibihumbi wenda 104 gutyo, byaterwa. Ayo ngayo ni amafaranga menshi yagufasha kwiteza imbere, yagufasha umva nyine. Reka nkubwire, nubwo ngo hari ukuntu uhembwa amafaranga, njye sinzi ntabwo ukuntu nshaka kubigusobanura, sinzi niba urimo kubyumva. Nubwo ngo uhembwa amafaranga menshi ariko ukwezi ukajya kurangira wakuyemo kwishyura inzu, byose byavuye mu gasanga usigarana amafaranga makeya.
hari ukuntu ushobora kuvuga ati byibuze niyo nafata ibihumbi 10 buri kwezi nkazajya nyashyira mu itsinda, 10 buri kwezi mu itsinda, 10 buri kwezi mu itsinda, ubwo nyine n'ayandi 10 asigara wakuyemo ibintu byose, umwaka uzajya kurangira ufite hafi ibihumbi 100 birenga. Noneho ibyo bihumbi 100 n'utundi birenga, reka tuvuge urugero urayafashe, sinshaka kukubwira ngo ugende uhite utangira umushinga, ugaterwa n'umushinga uwo ari wo. Niba ushaka gutangira gucuruza amashu wahera ku mafaranga ibihumbi 100, niba ushaka gutangira gucuruza wenda ibishyimbo wahera ku mafaranga ibihumbi 100. Ubwo nyine mvuze iyo umuntu atangira ku bizinesi gatoya, ariko niba ufite gahunda yo kuvuga ati nzahera ku bihumbi wenda 500, biba byiza iyo ukomeje nyine ukizigama gutyo. Iyo umwaka urangiye hari ukuntu bya bibazo noneho wari ufite bya bintu byatumaga ibihumbi 200 hasigara ibihumbi 10 bikaba byaragabanutse. Iyo bigenda bigabanuka ukagenda ubigabanya, ahantu washyiraga amafaranga ukagenda uhavuga utoya atuhanga ntabwo nshaka gushyira amafaranga. Niba ari muri famiye ukababwira uti gutya na gutya mu bigenze gutya, ngiye kumara amezi 5 nabohereza amafaranga, hari utubazo mfite. Iyo bibabwiye gutyo batangira kwikoca. Noneho ukavuga uti noherezaga muri famiye, ubu ngubu niyo ngiye gutangira gusevinga. Katuvuge ko boherezaga ibihumbi 50, teranyaho bya bihumbi 10, uhita ugira gute, uhita biba 60, ugatangira ukavuga uti buri kwezi nzajya niziga ibihumbi 60. Urumva uvuye kuri 10 ugeze kuri 60. Ako kantu kagufasha cyane buriya gutera imbere, batazakubeshya igihe ubaho wicuza ariko finally bikarangira ugeze ku nziza. Ntabwo abantu bose babona buriya wicaranye n'umukire mugatera story nibwo wabyumva neza. Wicaranye n'umukire mugatera story nibwo wabyumva neza. Wicaranye n'umukire mugatera story nibwo wabyumva neza. Akubwiye ahantu yakuye amafaranga, uburyo byamuvunye, uburyo yabonye amafaranga. Wicaranye n'umukire nibwo wakumva neza inkuru y'amafaranga. Abangaba nyine iyo tuvuze abakene, babandi bamaze kugera iyo bajya, babandi bafite kampani akomeye, babandi bafite amashoping akomeye, handi mujya kurangura ibicuruzwa, buriya mwicaranye mukaganira akaguha nk'iminota 30. Sibyo ko nyine umukene ntabwo umwanya wawubona, ariko aguhaye nk'iminota 30 akakubera umubyeyi, akaguha iminota 30, nawe wahita wiremamo icyizere. Kandi subscribe hano ni kuri Ibanze TV. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu Nyagatare, ndabakunda cyane.